ahangaha dutangiranye n'umugore ufite umwana arimo kugenda akibaguza bigaragara nk'aho afite ubwoba. Reka turebe filime. Uyu mugore arimo kwinjira mu mashyamba, ndagira ngo dukurikirane ese uyu mugore arimo kujya hehe. Barakwereka uko umugore yakaje, gusa uyu mugore afite ubwoba. Ndagira ngo ukurikirane filime. Barakwereka uko umugore yakageze hano yatangiye kuba yasekamo. Yaravuze ati bwa nyuma na nyuma mbonye ahantu ngiye kugusiga wa mwana we. Ati mbonye ahantu ngiye kuba nagusiga, ugiye kuba uri kumwe n'uriya mwana uri hariya. Barakwereka kumbi hano hari akana kari karyamye mu bikarito. Ni akana twakwita nka Kamarini. Ngo barakwereka wa mugore yaje gake gake, yarangije afata wa mwana yari afite, arangije neza neza amushyira impande ya kakana kari kiyorosha ibikarito. Ndagira ngo ifilime ntize kuba yagucika. Ngo barakwereka wa mugore akimara gushyira kakana yise yigendera, akana gasigira kakana gato kari kiyorosha ibikarito. Kumbi barakwereka kuko akana kakaryamye kaje kubyuka. Kumbi barakwereka uko kakabyutse katangiye kuba kakwiyanagura mu maso, karebye uruhande rwako disi, kasanze kana gatoya. Ngo katangiye kuba kavuga ati yo Imana ishimwe disi, Imana inyohereje umuvandimwe wanjye, nari maze igihe ndi njyenyine, ariko rwose kano kanya Imana inyohereje umuvandimwe. Ngo kana katangiye kwibaza kati ese uyu mwana ninde wamusize hano? Ati ariko nta kundi, reka rwose mwifatire, guhera kano kanya uyu mwana agiye kuba umuvandimwe wanjye. Akana disi karamwishimiye. Ubwo katangiye kuba kamufata, gatangira kuba kamufata neza, kavuga ati rwose mbonye umuvandimwe wanjye, mbonye umwana tuzajya twirirwana. Ngo karamwitegereje, karavuze kati rero wa mwana we, ngomba kugushakira izina nakwita, guhera kano kanya ngiye kuba nakwita izina. Ngo akana karavuze kati rwose ahubwo reka ndebe izina nakwita. Katangiye kuba katekereza kati okay, nkwise Alex, izina nkwise Alex. Kakana kamwise Alex. Reka tugoreke kuri uruhande. Ngo barakwereka kakana karaje, kasanze hano umugabo wari uhicaye. Katangiye kuba kambwira kati mwaramutse ba boss, mwampaye ibiceri nibura nkajya kwigurira ibyo kurya ko nshonje. Umugabo wa mugabo yakoze mu mufuka, akana agahereza igiceri. Arangije atangira kuba yabaza kano kana ati ese uwo mwana ufite ni umuvandimwe wawe? Ngo kano kana karavuze kati oya ntago yari umuvandimwe wanjye, ariko guhera kano kanya agiye kuba umuvandimwe wanjye. Ngo umugabo yaravuze ati ese wa mwana we, ko tukuzi ko wirirwa imihanda, uwo mwana uzashobora kuba wamurira? Ati ubundi uwo mwana bamumpaye nkaba nkumukorera. Ngo kano kana karamubwiye kati ntago byashoboka. Ubwo umugabo nawe akomeza kuba yakinginga. Aka kana karamakaniye, ahubwo rwose gatangira kuba kasubiye inyuma kavuga ati ntago rwose nari kuri umwana wanjye ntabwo namugwa pe. Uyu mugabo yakomeje kwitegereza karakana, aravuga ati rero wa mwana we, ejo cyangwa ejo bundi uwo mwana nzamukwambura, ndabizi ntabwo uri buze kumugumana igihe kinini. Niko yatangiye kuba yavuga mu mutima wiwe. Reka dukomeze dukurikirane kano kana. Disi barakwereka kano kana kuko kakomeje kuza. Disi inzara yari kamereye nabi. Bukatangiye kuza, Disi kagahura n'amanidozi kugira ngo karebe Disi nibo kabone icyo kuryamo. Wapi rwose kakabura ikintu karya. Nakana gato cyane rwose. Ubwo Disi barakwereka akana uko kagakomeje kuza. Disi rero gakomeza kugenda gatoragura ibintu mu muhanda, ukareba niba hari ikintu kabona kuko cyo kurya, ndetse kagabure n'umwana gafite. Yo akana Disi kakomeje kugenda gatoragura ibyo kabonye mu muhanda. Ngo katangiye kuba kakwicara hano, gatangira kuba kanywa ibya bindi byo kunywa kari kamaze kuba katoragura. Ngo barakwereka kakomeje kuba kabinywa. Yo Disi akakana se amaherezo yako biri buze kugenda bite, wowe ntuze kuba wacikwa. Bukatangiye kubwira kano kana kagenzi ke kati rero wa mwana we, ngomba kujya gushakira icyo kurya kuko ndabizi urashonje. Ukakana Disi kakomeje kuba kagenda, ukajya gushaka ukuntu kashakira uyu mwana icyo kurya. Yo Disi kana uko kakomeje gufata uyu mwana kari kamufasha amasaha menshi. Yo Disi katangiye kumva kananiwe, katiri wa mwana ndumva utangiye kundemerera, reka ndiba hano nagushyira uko rwose kugenda ngufashe mu ntoki birimo kumvuna. Akana Disi barakwereka kakaje anga ku bikarito, katangiye kuba kafata wa mwana kamushyira mu bikarito kugira ngo atongera kuba yakavuna, kuko kano kana Disi kari kamuteruye amasaha menshi. Ngo barakwereka akana kakimara kumushyira muri bya bikarito,
katangiye kuba kahambiraho umugozi kugira ngo nikaza kuba kakurura uyu mwana bitaza kuba byakavuna. Gusa nkwibutsa, nimba utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe kugira ngo izi nkuru zacu ducisha kuri YouTube zitazajya zigucika. Ngo barakwereka rwose kakana ko kakomeje kuba kahambira cya gikarito kashizemo umwana. Ibyo ngibyo kamaze kubikora, katangiye kuba kagikurura. Ndagira ngo dukomeze dukurikirane filime. Iyi filime nize kuba yagucika. Ngo disi barakwereka kakana kakomeje gukura cya gikarito kirimo kakana. Karakana twakise Alex, ntuze kuba wabyibagirwa. Ngo disi barakwereka uko kakana kakukuriye igikarito, barakwereka hafi ngaho hari umubyeyi witegereje kakana. Aravuga ati, karakana rwose maze iminsi nkabona hariya. Ese ubundi karakana ukagira ahantu kaba? Ese n'ababyeyi gafite? Ati reka nze ngahamagare ndebe ukuntu rwose biri buze kuba byagenda. Reka nze ngahamagare nkabaze. Disi wasanga gashaka n'ibyo kurya. Ngo barakwereka disi wa mubyeyi yatangiye kuba yahamagara kakana. Aravuga ati, mwana muto, igira hino mbashe kuba nakubwira. Igira hino. Ngo disi kakana nako katangiye kuba katirura wa muvandimwe wako. Akakana rwose katangiye kumwita umuvandimwe wako. Ngo disi barakwereka kakana karamuteruye kaza kamufashe. Umubyeyi yarabahamagaye. Ngo barakwereka rwose akana karaje. Ni akana gato cyane rwose. Ndagira ngo dukurikirane filime nize kuba yaducika. Ngo barakwereka kakana uko kakaje. Umwe yatangiye kuba yakabaza ati, yo mbega ukuntu akana ari keza. Ngo barakwereka disi wa mubyeyi yatangiye kuba yafata kakana. Ngo uko yakagafashe yatangiye kuba yavuga ati, ese bite wa mwana we? Ese wa mwana we ubundi ababyeyi bawe bari hehe? Ko buri gihe nkunda kubona hariya uri wenyine. Ababyeyi bawe baba hehe? Yo disi kana katangiye kuba kambwira kati, ngiye nta babyeyi ngira, ngiye ndi imfubyi, mbana n'umuvandimwe wanjye gusa. Yo ngo disi uyu yatangiye kuba yakabaza ati, nose wa mwana we uba he? Ngo kana katangiye kuba kambwira kati, rwose ngiyewe ndaraho ngeze nta hantu ho kuba mfite, ariko iyo ngize ahantu hari inzitarimo abantu niho mbasha kuba narara. Atariko rwose ntago bimbangamiye. Ngo disi umubyeyi yatangiye kuba yavuga ati, rero mwabana mwe ndabona mushonje cyane, uko bisa kose murashaka ibyo kurya. Ese mwaja tukabagaburira? Yo akana disi karabyemeye. Karavuze kati nta kibazo rwose watugaburira ubaye ubishaka. Yo disi uyu mama ni umwana mwiza. Uyu mama nta mutima mubagira. Ngo yaravuze ati, wa mwana we rwose tujye nijye kuba nakugaburira, gusa ikindi gihe cyose uzajya ubishaka uzajya uza kurya hano rwose, ntuzajye wicwa n'inzara. Kuza hano rwose urabyemerewe pe, uzajya uza rwose. Yo uyu mama disi ni umwana mwiza. Yaravuze ati, n'uyu mwana wawe ndabona shonje. Ati rwose nimuze twinjiye mu nzu njye kuba nabagaburira. Ngo disi binjiye mu nzu ngo umubyeyi ajye kuba yabagaburira. Ndagira ngo dukurikirane filime. Filime nize kuba yaducika. Kumbi barakwereka disi uko yakabazanye wa mubyeyi yatangiye kuba yabagaburira. Yo disi akana nako katangiye kuba karya. Ngo umubyeyi nawe disi akomeza agaburira kano kana gatoya. Burya ngo abantu bose muri iyi si ntago ari abantu babi, harimo n'abantu beza. Yo uyu mubyeyi disi yatangiye kwita ku bana atazi, yatangiye kwita ku bana bato atazi, ku bana abonye bwa mbere. Abana twakwita ko ari abana baba ku mihanda, dore ko nta miryango bagira. Ngo barakwereka rwose uko umubyeyi yakamaje kugaburira uyu mwana. Yaravuze ati, rero wa mwana we nicyo gihe rwose. Ati nicyo gihe ngo ugende. Ati nakagufashije basi ukaza ukaba ahangaha, ariko rwose ntabwo umugabo wanjye yabyemera. Kukano kana katangiye kuba kavuga ati, nta kibazo rwose, nta kibazo pe, kuva twemeye kuzajya tuza kurya hano ntacyo bidutwaye. Ati nta kibazo rwose mujye muza kurya hano pe. Atari kuba hano ntabwo rwose nafata umwanzuro wo kugira ngo muze mube hano umugabo wanjye atabizi, ashobora kutabyakira neza. Atari ko rwose njye nta mutima mubi ngira, mujye muza murya hano amasaha yose mubishaka. Ati kandi bizajya binshimisha kubabona hano.
rwose umubyeyi bagiriye ifavu arababwira ati rwose mujye muza kurya hano ntacyo bitwaye rwose kuza kurya hano rwose ibyo kurya biba bihari ntabwo rwose nzajya mbura ipura yanyu. Yo aka kana disi karishimye ngo barakwereka rwose wa mubyeyi yatangiye gufata aka kana gatoya atangira kuba yakahekesha mukuru wako ngo disi yatangiye kuba yamugahekesha. Gusa kuri utarakora subscribe urasaba gukora subscribe. Barakwereka rwose kana bakimara guhekesha wa mwana wako disi wa mubyeyi yaragasezeye aravuga ati wa mwana we ugire amahoro ugire urugendo rwiza. Yo disi wa mubyeyi yasigaye yishimye kubw'igikorwa cyiza cy'ubutwari akoze. Yo byaramushimishije cyane aravuga ati ntari mwabana mwe mugire amahoro. Umugore none reka tugaruke hakuno barakwereka reka tugaruke kuri wa mugabo washakaga kano kana bashaka kugira ngo karakana gatoya gatware ngo barakwereka wa mwana yongeye mu gihe bwa kabiri. Ubwo umutipe yatangiye kuba yavuga ati wa mwana we uwo mwana mumpereze nguhereze amafaranga ukeneye kuba wagura inkweto ukeneye kuba wagura utwenda ukeneye kuba wagura ibyo kurya akira amafaranga rwose nawe baje kuba wa mukuru uwo mwana ndamushaka uwo mwana ndamutse mufite yabasha kuba yampindurira ubuzima hari umukirenzi rwose najyana uwo mwana akama amafaranga. Ubwo kana karabyanze ubwo umugabo atangiye kuba yavuga ati oya uwo mwana agomba kumukwaka ku ngufu nibo bimunyimye ku neza. Ubwo atangiye kuba yamugigira ngashaka kumwaka uyu mwana. Ubwo kana katangiye kuba kasakuza gati wa mugabo we wandekeye umwana kumbi bakira aho ngaho hari undi mutipe we saza rwose barakwereka isi atabarira hafi. Ubwo atangiye kuba yavuga ati mwana muto umeze neza umwana ati meze neza nta kibazo. Ubwo atangiye kuba yabaza ati se uriya mugabo yashakaga iki. Ubwo umwana aramusobanura ati uriya mugabo rwose yashakaga kunyambura umwana wanjye. Ubwo umugabo aramubaza ati se ababyeyi bawe bari. Akana disi kamubwiye ko n'ababyeyi kagira ati ngiye rwose n'ababyeyi ngira mbana n'umwana wanjye gusa. Ubwo umugabo aramubwira ati mwana muto niba udafite ababyeyi rwose vuba tujyane mu rugo ugiye kuba wakwibiye iwanjye. Ati aricyo bigutwaye. Akana disi karabyemeye barakwereka wa mugabo yafashe ka kana akajyana iwe. Ndagira ngo dukomeze dukurikirane filime. Kumbi barakwereka uko wa mugabo rwose yakazanye ka kana avuga ati mwana muto noneho ubura aha ngaha ndaje mu kanya njye kumanza nareba umugore wanjye. Ati ntuze kuvana rwose naguhamagaye. Ngo rwose barakwereka wa mugabo uko yakaje yinjiye mu nzu. Kumbi barakwereka wa mugore twatangiranye arimo kugabura turiya twana. Ubwo niwe nyiri uyu mugabo. Ubwo umugabo yaravuze ati mugore wanjye kumbona utishimye bimeze bite. Umugore ati nakwishima gute imyaka yose maze nta rubyaro ngira. Ati urumva mfite gahunda yo kwishima. Uyu mugabo yaramubwiye ati mugore wanjye ndabyumva rwose pe agahinda ufite ndakumva ariko rwose humura ibintu byacu Imana irabizi. Umugore ati wapi ibyo bigerageza kuba wampumuriza. Umugabo ati mugore wanjye ndagira ngo nkubwire ko ngufitiye surprise. Ati rwose ngufitiye surprise ngomba kuba nakwereka kandi ndabizi neza ko iri buze kuba yagushimisha. Umugore ati ese mugabo mwiza iye surprise umfitiye. Ati icyo nshaka gukora kizi rwose ama surprise uvuga ngo uramfitiye ntabwo nyakeneye rwose. Umugabo ati ndabizi neza ko surprise ngufitiye iri buze kuba yagushimisha kandi rwose mugore mwiza uri buze kuba wayikunda rwose. Atahubwo rwose ubishaka waza nkakwereka surprise ngufitiye. Ubwo umugore yarategereje ngarebe surprise umugabo we yamufitiye. Umugabo yaramuzanye yamushyize igitambaro ku maso. Umugore ati ese mugabo wanjye ubundi mbwira umfite iyi surprise. Ubwo umugabo akomeje kumuzana avuga ati mugore wanjye ngaho rwose ugiye kuba wareba ikintu uri buze kuba wareba imbere yawe. Yamukuye kwa gatambaro. Umugore akimara kureba yerebye twana yarishimye cyane yaravuze ati ese kumbi ni mwebwe. Ati yo biranshimishije cyane. Ubwo uyu mugabo yatangiye kuba yavuga ati ese ko meze nkaho muziranye. Ngo kano kana katangiye kuba kavuga ati yego rwose uyu mama ndamuzi ni umumama mwiza rwose ajya ngaburira. Ubwo uyu mugore yatangiye kuba yabwira uyu mugabo ati
aba bana rwose ndabazi, ni abana beza cyane, bakunda kuza hano rwose nkabahereza ibyo kurya, aba bana ndabazi cyane. Uyu mugabo yaravuze ati nta kibazo rwose, aba bana rwose nabakuzaniye. Ati mugore wanjye nk'uko nabikubwiye rwose, Imana ibintu byacu irabizi, ndetse Imana irabizi neza ko dukeneye umwana. Ati ndakeka ari niyo mpamvu yatwohereje bano bana babiri. Ubwo umugore disi yarishimye cyane, yaravuze ati ngo disi meza ako kana mbashe kuba nagafata nongere nkarebe. Disi yatangiye kumwambura ka kana yari yamuhekesheje. Ndagira ngo dukurikirane filime nize kuba yaducika. Ngo rwose disi uyu mugore ngo nta rubyaro yari afite, yarabuze urubyaro. Disi twana twihuriye n'umuryango mwiza cyane. Ubwo disi uyu mugore yatangiye kuba yavuga ati ese wa mwana we, ubundi mwaretse guhera kano kanya mukibera hano mukibanira natwe. Ati mukaba abana bacu. Akana disi kabyemeye katajijinganyije, kati kubera ko uri umumama mwiza ntabwo twabyanga. Ubwo uyu mugabo yaravuze ati yego rwose mugore wanjye, icyo gitekerezo ni cyiza rwose, cyane ko aba bana twe tubakeneye. Ati rwose aba bana guhira kano kanya reka batangiye babane natwe, bajye batwita papa niba bakwite mama. Umugore disi byaramushimishije cyane kuba nibura n'umugabo we amushigikiye. Uyu mugore mbere yari yatinye kwinjiza utu twana kubera ko yatinyaga ko umugabo we yamwangira. Disi akana kakimara kubyumva byaragashimishije cyane, katangiye kuba kabahobera disi. Uyu mugabo atangiye kuba yavuga ati mugore wanjye nk'uko nabikubwiye rwose, Imana ibintu byacu irabizi, Imana rwose yahize ko dukeneye umwana, none duhere rimwe abana babiri. Disi barakwiye kuba bakagarutse hano. Ngo umugore yatangiye kuba yavuga ati none guhera kano kanya ubu tubaye umuryango, ngubu uri umuhungu wacu, ndetse n'uyu nguyu dufite hano ni murumuna wawe. Ngo rwose barakwereka uyu mugabo ko iyo baro aravuga ati rero wa mwana we akira umupira uzajya wikinira, uyu mupira rwose uzajya ukumara irungu. Ngo umwana yaravuze ati murakoze ba nyakubahwa. Uyu mugore yahise avuga ati oya mwana muto, ntuzongere kutwita ba nyakubahwa, ujye utwita ababyeyi bawe. Akana karavuze kati yego babyeyi. Barakwereka bayishimye cyane, batangiye kuba bahoberana, ariko n'agafilime kacu nako tugenda tugasoza. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.